Chateau Marara, mbere yuko dutangira wahageze ntabwo wibeshye ni kuri G7 TV ya TV yanyu. Icyo usabwa kora subscribe, share, ubundi dukomeze ikiganiro. Yite Chateau Marara, hoteli Chateau Marara yamenyekanye cyane mu ndirimbo ya Fode. Birashoboka cyane ko abenshi twaba twari dusanzwe tuyizi nka hoteli yakoreshejwe muri filime ya Fode, ariko tukaba tutari tuzi uko iyi hoteli iherereye mu mujyi wa Kibuye mu karere ka Karongi, hafi neza rwose ku nkengero, kuri view nziza cyane ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Yitwa Chateau Marara. Uyireba inyuma ifite view nziza igaragara cyane, ariko imbere ho simbabwira kuko sindahagera. So ndashaka kugira ngo mbabwire neza kuri hoteli Chateau Marara. Nyuma ya tariki 5 aho Semakwe ndetse n'umudamu we Bonete bahakoreye ikirori gikomeye ndetse cyane, kimwe mu bukwe bukomeye uruta ubundi bukwe bwigeze buba muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'uko bahakoreye ibirori byabo by'ubukwe, kambanze mbabwire kuri uyu Semakwe na Bonete, ni umugabo n'umugore basanzwe babana, bakoze ubukwe mu mwaka w'2020 ariko babukora muri covid, bituma batinjoyinga ubukwe bwabo neza. Hanyuma noneho baza gupanga kongera kwinjoyinga ubukwe, bakarya amafaranga bro, bakarya amafaranga guys, kabisa bakarya amafaranga. Hanyuma bahitamo hoteli nziza iri ahantu heza bagomba kuzajya kurira amafaranga yabo. Bahitamo Chateau Marara, hoteli iri mu mujyi wa Kibuye mu karere ka Karongi. Hanyuma rero tariki 5 ubukwe burategurwa, ubukwe buba burakozwe, buraba, ibindi byose biraba, barasaba, barakwa nk'ibisanzwe nk'uko busanzwe. kandi Semakwe n'umugore wose Bonete barabana, bafitanye abana nka 2 ndakeka bagera kuri 3. Hanyuma ubukwe burakozwe, bavugana na hoteli, bavugana kuyishyura, byose barabyumvikanye. Ubukwe, itariki y'ubukwe irageze, tariki 5 z'ukwezi kwa 7, ejo bundi ubukwe burabaye, bari muri Chateau Marara. Hanyuma ibyabaye nyuma yaho, muri ubwo bukwe harimo ibyamamare byinshi, harimo nka Miss Naomi, harimo umugabo we Michael, harimo Mackenzie bamo b'abakobwa ba Mackenzie, ngira ngo murabazi, harimo mvukana na Naomi ndetse murabazi. Hanyuma nyuma yo kujya mu bukwe, akabureba uburyo bakiwe, icyo bahawe, icyo kunywa, aho baraye, ibyo kurya, bagize ibyo batangaza. Nyuma yaho baje kutubwira bitandukanye n'iyi hoteli twari dusanzwe tuzi. Twarebeye nyuma muri Fode tukayikunda, benshi ndatekereza indirimbo ya Fode niyo yamamaje hoteli, ari naho abenshi bahise bakunda iyi hoteli ya Chateau Marara. Abenshi batanazi izina ryayo, bakareba bari basanzwe bayizi kuri hoteli yari iri mu ndirimbo ya Fode yaririmbwe na Roskana na Element ndetse na Bruce Melody. Iyi Chateau Marara ibyaje kuba muri ubu bukwe bwa Bonete na Semakwe, aba bakobwa nyuma yaho, nyuma y'ubukwe, amagambo batangaje niyo yateye ikibazo. Miss Naomi yagiye kuri Instagram ye, arangije anenga bikomeye cyane iyi hoteli. Kadusome gato mwihangane ku magambo Naomi Miss wabaye Miss Rwanda, umugore wa Michael, amagambo yatangaje kuri Instagram ye yanditse ngo I never thought I'd have to write something like this, especially after such a deeply personal and important family event. Ati ntabwo nanditse ibi ngibi mu buryo bwo kugira ngo ngewe se ngende ku nyungu zanjye runaka, cyangwa se ngende hari ibindi bintu by'umuryango bimfitiyemo inyungu nshaka kuvuga. Ati but after experiencing one of the worst levels of hospitality I've ever encountered as a lifestyle manager who had to test many hotels around the world, and after trying to resolve things privately. Murabyumva neza cyane. Nyuma yo kujya muri hoteli zitandukanye, nkaba nagiye muri hoteli nkabona amaserivisi maba atandukanye, nagiye mbona ibyiza kandi n'ibibi, kandi sometime
umuntu akaba yakwiga no kuba yakemura ikibazo privately mu buryo bw'ibanga. I feel it's necessary to share my honest review of Chateau Le Malala in Kibuye. Ndashaka kuvuga ukuri kwanjye muri Chateau Le Malala nabonye in Kibuye niko yavuze. I feel it's necessary to share my honest review of Chateau Le Malala in Kibuye. Ni Chateau Le Malala nawe ubukwe yari aburimo, Miss Naomi ndetse n'umugabo we nawo bari baburimo. Arangije ava disclaimer, this is not targeted attack or defamation. Ntabwo ibi ngibi mbivuze mu byo kugira ngo mbavuge nabi cyangwa se mvuge ngo hoteli nyangiriza izina. This is my personal and truthful experience as paying a guest. Ngibu ngubu ni experience nagiye mvana ahandi. Murabizi cyane Naomi ni Miss yagiye ajya muri hoteli nyinshi yaba mu Rwanda no hanze, baba bafite experience. Nibi n'abandi bari hamwe bagiye bandika bavuga ku byo kurya bariye bikonje, aho baraye hari hadashashe neza, ndetse kugeza naho muri hoteli nk'ingi muzigaragara neza hariya ku mucanga wa Kibuye rwose ku mazi, kugeza aho babuze umuriro manager agakuraho fone, hanyuma ndetse aho baryama bagasanga hadasashe neza, kandi bari bishyuye amafaranga agera ku madolari 220 buri cyumba cya hoteli. Kandi ubusanzwe nyuma bavuze ko baje gufata amakuru bagasanga hoteli icyumba ubundi busanzwe cyishyurwa amadolari 200 ku cyumba, ariko bari bishyuye amadolari 220. Bavuga ndetse n'imbuto bariye zimwe bakabonaho udusimba, akuri ushobora gufata umuneke cyangwa se inanasi ukabona buryo zibiriho udusimba cyangwa se ziri utundi tuntu nyine ku buryo ubona ko nta suku irimo. So bagaye cyane bikomeye iyi hoteli. Ni nka bya bindi by'abanyarwanda tuvuga ngo umuntu ashobora gutera inyuma irangi ariko imbere inzu itanakubuye itanakorobye, cyangwa se umuntu agasukura muri salo gusa aho abantu babona ariko ahandi hari ikibazo. So iyi Chateau Le Malala nayo rero turayikemanga ko ishobora kuba ari inyuma tubona umweru, hanyuma mo imbere hakaba ari ibibazo. So n'ubwa mbere kandi nabo babivuze, reka dutegereze Chateau Le Malala nyuma y'uko abakobwa batanze ibingibi bashyize hanze nyuma y'ubukwe yo nta kiravuga. Ariko Chateau Le Malala RDB ifite kubyinjiramo, ishobora kujya hanze ugasanga ibintu birakaze. Chateau Le Malala mu karere ka Karongi, reka dutegereze bikurikira turebe ikizakurikiraho. Share, comment and subscribe. Please subscribe for more kugira ngo n'ikindi kiganiro Chateau Le Malala nayo nigira icyo ivugaho tuzakibagezaho.